dukeneye inkunga y'Imana, itabire dukeneye inkunga y'Imana, dukeneye inkunga y'Imana, itabire niba ukeneye inkunga y'Imana. Yego Mana nyiribihe, tambira Imana uyeganyege, ushimire Imana ibyo yakoze. Abari hejuru mwese n'inyuma tunyeganyege. Mana iki gisirimba ni icyawe. Niba hari icyo Imana yagukoreye nyeganyege, uyibwire ngo nagushimiye. Utambire Imana. Niba ufite amaguru utambira Imana, niba amaguru yawe ataracitse ukaba uzi ko hari abari sashika bamanitse amaguru, utambira Imana. Hari imirimo y'Imana nyeganyega, ayo maguru yawe yatambishiriza Imana. Niba ufite urugingo ruzima rukaba rutaracitse, Mana nyiribihe, ishimwe ryawe ribe gutambira Imana. Amaboko yawe yeke, amaboko yawe atambira Imana. Komeza utambira Imana, uyishimire uyibwire ngo Mana kiri igitaramo cyawe. Gloria Mana. Turagutaramiye, ababyeyi n'abakobwa bazamuye ibendera ryawe Mana. Twibutse imirimo yawe Papa. Mana nyiribihe, Mana ni wowe dutaramiye. Tambira Imana. Gloria shangazi ya Maria Varia Mosa. aho bareba. Dusenga batabyemera, yabisoza abatabyemera bagahinduka abafana bacu.
mbwira uwo muntu muri kwe ngo senga inyungu ni izawe gusa, nta wundi muzazisanga. Aba bahungu batatu buzuye umwuka wera ngo basuzugura itegeko ry'umwami Nebukadineza. Biravuga ngo bajugunya mu itanura ry'umuriro. Yesu aragenda yicara muri ririya tanura. Ndagira nkubwire ngo muri ico kigerageza Imana iri kumwe nawe. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya urubi. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya urubi. Oh, ngo umugabo atagukubise wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba. Mumbarize ngo intambara zitabayeho wazavuga iki? Dufite ikibazo rero cy'abarokore. Basimbutse ubutayu bajya i Kanani batanyuze mu butayu. Ubu uyu munsi abo ngabo basimbutse nibo bari gukorera ubutayu i Kanani. Ngiriwa muntu muri ngo ntabwo wasimbutse ubutayu. Abasore babiri baze hano. Abasore babiri ngwino hano nato. Uraho. Usanga usengera hano. Giye kugusengera Imana igiye kukwagura kandi. Mashalabo. Undi aze hano nkwereke. Agira undi w'inkwakuzo uza hano. Yesu Imana iguha umugisha. Ihagarare aho ngaho. Ihangane wo watinze. Hagarara hariya. Hagarara aho ngaho nawe. Ngwino hano. Hagarara. Murabona uyu ni umukristo asenga Imana. Imana yavuganye nawe. Na wa wundi ngwino nguhe promotion agiye he? Imana iguha umugisha. Aba ni abantu babiri barimo barasenga Imana. Imana yavuganye nabo amasezerano ikomeye. Irababwira ngo nimuhumure nzabana namwe. Nzabagirira neza. Icyo mukeneye cyose nzakibaha. Irababwira ngo ndirahiriye nzabahereza gakondo i Kanani. Bose Imana ivuganye nabo. Ariko nubwo ivuganye nabo, inzira igomba kubageza i Kanani igomba kunyura hano mu butayu. Aha mu butayu harimo gukerererwa mu bukobwa ugakubita 35 utarabona umugabo. Aha mu butayu harimo gucuruza ugahomba. Aha mu butayu harimo gushaka urugo rwawe rukaba intambara. Aha mu butayu harimo gutinda kubyara. Aha mu butayu hari ibigeragezo biteye ubwoba. Ariko bariya ni abakristo babiri Imana iri kubabwira ngo kugira mugere hariya mu masezerano mugomba kubanza kunyura hehe? Abangaba rero nubwo bari gusenga ariko kwizera kwabo si kumwe. Uyu arimo arabyitegereza akavuga ati buriya butayu ko bukomeye cyane, ntabwo nabunyuramo. Ndabona nkubise imyaka 30 ntarabona umugabo. Nunywa ikaziye nzamwemera njyane nawe. Aragiye yikiriye iki? Inzira. Ageze hehe? i Kanani. Ntiyanze kunyura mu butayu. Arebye umuruho n'umubabaro uri hari. Aravuga ngo singiye kuzapfira hari. Reka nigire hehe? Uyu we nyura hariya. Ugenda ujye gukora ubutayu. Nyura ku ikosi wa. Aremeye hagarara aho ngaho. Aravuzwe ariko arihangana. Atinze kubyara ariko arihangana. Aracuruje arahomba ariko aracyagumanye Yesu. Baramuvuga ariko aracyasenga. Atinze mu butayu. Ari hehe? i Kanani. Imana iramubwiye ngo kubera ko wihanganye ugakiranukira mu butayu, imumfashe ukuboko imuzanye hehe? Aba bantu babiri bose bari hehe? Bari Kanani, bari mu bisubizo. Ese aba bantu bose banyuze hamwe cyangwa hari uwikiriye inzira? Icyo Imana ikora rero ntabwo iraza gufata uyu nguyu imubwire ngo ngwino ujye gukora hehe? Mu butayu. Ahubwo icyo Imana ikora ifata bwa butayu yari kuzakora
ngwino musangeyo dore yaragucitse. Ifata bwa butayu ari kuzakora mufata ikamusangisha hehe i Kanani. Kandi reka mabwire ikibi cyo gukorera ubutayu i Kanani. Nta muntu n'umwe ushobora gutakira ngo agutabare kubera ko abazi kuri mu bisubizo warahiriwe. Aha urabyibuha pe Imana ikaguteraho umubyibuho, ariko nukuri kw'Imana ukabura rugasasuka ryabo. Imana ikakubwira ngo wanze gukora ubutayu ihanga. Ahanga umugabo agukura amenyo uti Imana ko naje ari wowe wavuze. Imana iti dore wanze gutinda hari. Wanga kumbaza uravuga ngo nunywa icupa rimwe. Reka nkubwire, bwira uwo muntu muri kwengo jure cy'Imana ikuyobore. Imana niyitabesha. Reka Imana ikuyobore muri urwo rugendo rwawe, muri ibyo bibazo byawe. Sobanuza Imana. Mbarizo uwo muntu mwitewe n'ibibazo sobanuza Imana, cyangwa uriruka nkukarira gusa. Uje mugoroba ngira uwo muntu muri Kongo emerera Imana yabariye gutabara. Emerera Imana. Uyu nguyu azakora ubutayu mpaka, ariko uyu nguyu azacuruza atangire gutera imbere kubera ko yagiye Imana yagize gute. Imana izamuha urubyaro kuko Imana yabonye kwihangana kwe. Aha azadepoza wose azabona akazi kubera ko Imana yabonye kwihangana kwe. Ariko uyu nguyu azatangira ajye gusaba uyu nguyu, kandi bose bari hehe? Bari Kanani. Mbarizo umuntu muri kwe ngo aho ugeze wahageze ute? Wanyuze he ugera aho ngaho uri? Mujye kwiyicarira. Ese wasimbutse ubutayu cyangwa wagiye Imana yavuze? Gira umuntu muri kwe ngo ihangane utegereza Imana. Tasengesho wasenga ngo uhabura Imana. Mana ibintu utabikora ndakuvaho, ndamenya ko utari Imana. Wayivaho utayivaho, Icyangugu bari gusenga, Kampala bari gusenga, Zambia bari gusenga. Gira uwo Mana, gira uwo muntu muri ko ngo tuza Imana ikuyobore. Mana nibirenga uku kwezi nzakuva. Imbaraga zo gusenga. Kwatuyeho imbaraga zo gusenga. Vuga ngo nakiriye imbaraga zo gusenga. Imbaraga zo gusenga. Nagiye Uganda, hari umugwayi, yari umupapa mwiza, haragwara, yari afite amafaranga menshi, ariko amafaranga ntiyagira icyo amara. Ngira uwo muntu muri ko ngo ibyo uri gushaka hari ababifite ariko bari kurirana nabyo. Ibyo uri gushaka hari ababifite ariko batabifitiyemo amahoro. Uyu mugoroba Imana iguha umugisha ariko ukurikiwe n'amahoro ya Yesu. Imana iguhereza umugisha ukurikiwe n'amahoro ya Yesu. Imana iguha urugo ariko urugo rurimo Yesu. Imana iguha akazi ariko karimo Yesu. Mugabo abaganga baravura, ingwara barayibura, bamujyana mu bitaro bikomeye hariya Kampala, ingwara irabura. Umugabo neza kanje amenyo yanga kurambuka, bashyiramo ibyuma bira. Barampamagara ndiyo barambwira ati tubabarire, twamenye amakuru gusenga. Ngira uwo muntu muri ko ngo ni ikihe kintu cyatuma abantu bakumenya ubundi? Uyu mugoroba Imana ikuremera ubuhamya butuma abantu bakumenya. Twatuyeho izina ryawe rimenyekane mu izina rya Yesu. Twamenye ko uzubabarire, baraza baramfata tugeze. Yari umuntu ukomeye ufite ibintu hano, murabyumva namwe, ariko amadayimoni aranga aramutera. Mbwira uwo muntu muri ko ngo Satani ntakangwa n'icyubahiro ufite. Oya, ko waba umeze kose Imana igukuyeho amaboko waseba. Uko waba ukomeye kose, uko waba ufite uburanga kose, Imana ikuvuye imbere waseba nk'abana. Bati ngwino usenge, ngezeyo ndamwitegereza, dogiteri atereka nkubwire. Urasenga? Nti ndasenga. Uyu mugabo twakoze ibishoboka, nta ngwara twigeze tumubonamo, twateye inshinge turaruka. Ufite imbaraga zo gusengera uyu? Ndamubwira nti nge mfite Imana. Nuramuka umusengeye agapfa kutarava hano, gira umuntu muri ko ngo hari igihe uhagarara mu kigeragezo na Satani akakuganiriza. Ndebye kuntu amenyo yahekenye, ndebye ukuntu ameze, dayimoni irambwira iti ariko nk'ubu umusengeye akagagarira wakika hano.
ndavuga nti reka ngerageze. Bwira umuntu muri ko ngo jya ugerageza byanga ariko wagerageza. Jya ugerageza byanga ariko wagerageza. Ndavuga nti Mwami Yesu nzi gushobora byose. Dayimoni yamuteye, umugabo atangira guhekenya amenyo. Ndirukana mu izina rya Yesu. Umugabo atangiye kubumbura umunwa, akomereza aho ngaho. Haleluya! Ndirukana dayimoni ni kure kure. Atangira kuvugisha. Turabo kwa Nyirasenge, twarahagurutse, munyuraye tunyura mu marimbi. Mushaka iki kuri we? Dushaka kumwica. Gira umuntu muri ko ngo rega ibiguhiga ni byinshi, shaka mu maso h'Imana. Imana ikuzuza amahoro ya Yesu. Ni bande biteguye ko uyu mugoroba Imana yakora igitangaza? Ese hari intambara ufite? Izo ntambara Yesu arazizi. Nijoro ndi gusenga, hari ijambo Imana yambwiye. Wowe ubwawe misiyo y'Imana kuri wowe kwari ukubaho neza, ariko abarozi babyitegereze bica destiny y'Imana ku buzima bwawe. Amashuri urayafite, ibyo gukora urabifite, ukora business ariko nta kintu ugeraho.